none babyakiriye bate batiyo ndayatwihirike birangana nkahita pasiteri biranga yo fofo wihangane disi namenye amabi pasiteri yagukoreye pasiteri se yankoze ibisi icyo gihuru cy'umugabo wawe gisambanya abo kibonye sheri barambeshyira genda kwica kugira ngo niwe wenyine ahubwo icyo kigabo twese kiradutungana uwihebye angerere mu rugo ndahita mubyaza inda y'ukwezi kumwe wowe turabivugana kuza k'umwami Yesu kuri hafi kuza birumvikana kuri kudusatira nicyo gihe cyo kugira ngo tuve mu moshya dukurikize inzira y'agakiza maze iminsi ndi gusenga amasengesho nyayo ngira Imana nibura ndore ko itorero ryacu yaryagura twese tukajya mu mavuta tugacika ku kibi n'igisa nacyo haleluya amen haleluya amen haleluya amen ahimbazwe haleluya haleluya pastor urabwoko bw'Imana Imana mata pastor mama isaraje Yesu nashiruke suza n'umuvandimwe ahimbazwe witeka abana nawe kuri twese nawe ubundi uyu ni pastor wanjye rero nagira ngo twe tuguheje gatoya satani aricyo bitwaye oya ntacyo bitwaye kuri urugendo rwiza gusa ukomeze ubwire abagenzi bawe yuko Yesu ari hafi kujya gute ari hafi kuza ndababwira ijambo ry'Imana yashyizeho ariko ari gihe ngo nta kibazo cyane urugendo hino bansurize ariko babwira ko Yesu ari hafi kuza witeka aramuherekeza oya Yesu abana nawe rwose ubasuhuze kandi ubatashye ikiremwa cy'Imana ndabona pastor ngaho mubwira rero urugendo mwagiyemo uko byari byitwaye mu CHRISTO umukozi w'Imana asuka kubeshya inzira z'Imana nyinshi cyane twakoze urugendo rurerure tujya muri za Europe mu Budage yego tuguriza muri Imana twe na pasiteri benshi ajya babyitanga iki abantu benshi yari abantu babita ngo ni abantu inzovu ibyo nabyo bigeraho bikazamo ariko nk'ubu ibintu bampaye agashimwe bampaye amakote butu y'indege yari yuzuye amakote menshi nta wundi muntu washyizemo butu y'indege yari yuzuye amakote gusa cyangwa hari ibindi bintu byari birimo hoya amakote yafashe uruhande rumwe rwa butu mbaza ngo ikindi cyane cyari miki kagira inkuru ubu tuvugana urundi rwari rwuzuyemo amakarito ya Bibiliya ubu niyo ugiye kujya ntangabira mu gihugu hano hose uzajya ubonana wese ujye umenya ko yaturutse kwande kwa pastor nese uretse biriya gusa nta kindi kintu baguhaye uravuga iki cyane n'ibya Kaisari bya Kaisari uvuga ngo biravuze ntacyo bampaye ariko bampaye Bibiliya nzazitanga nzigurishije ntabwo nzayitangira ubuntu kuko hari azavuye zanyuze mu mashini nyinshi ziracyakora n'izindi urumva ari amafaranga bampaye uretse utumiliyoni 20 bampaye tuzatuma umurimo w'Imana nkukora neza witwa essence nzajya nzaneze abana bige nta kibazo mbone uko nkora umurimo w'Imana baguhaye Bibiliya barenzaho n'amafaranga 20 yego ariko ntago bayampaye ari kugira ngo bampe igihembo ni kugira ngo abana bige nanjye kuri umurimo w'Imana natwe rero amafaranga baherutse gutanga mu itorero yose nashyira kuri account yawe 600 yose nashyira kuri account yawe akoze karo message nabonye nimo bankigera mu Rwanda ngira agasimu kadi gake message yayisize ahubwo se abantu barimo barameze neza n'aba korari yacu meze neza amakorari yose arakora abakristo bose bari kwitanga mbese umurimo warakozwe bya bindi bya nyabyo muri iyi minsi dufite ikintu bita amavuta mu rusengero rwacu ndetse umunsi Yesu azaramuka aturutse ku bicu nzira ko twese nta n'umuvuyemo azatuzamura twese akatujyana mu ijuru icyarimwe tuzagenda tuzatwara n'abantu hano tuzatwara niyo mpamvu tugomba kwagura umurimo w'Imana aho tugenda hose tujya tubona inkuru nziza y'uko Yesu yagiye afasha abantu kugaruka mu murimo no kwizerwa bya bindi byanyabyo atebya byo kugenda tubeshya indwara zirakira mu itorero ryacu ntacyo dufite ibintu bimeze neza uretse wa mutezi wacu wari wararwaye ngo iki ndiho ndabara wa mutezi umuterera aho muri korari numvise kunana njye narwaye umutezi uretse wa mutezi wari wararwaye nanumvise ari njyewe oya ameze atese ameze neza ari kugenda yorerwa Imana kugenda ikora imirimo n'ibitangaza mu minsi mikeya rwose arabagarutse mu murimo n'abandi komeze mujye ku mavi cyane hari amavuta mashya agiye kumanukira kutinda no kuturengera ibyo byose birava mu izina rya Yesu amen nuko pastor ndumva rero umutwe utangiye kundya tuzasubira ubutaha umutwe ukuriye se kuko mvuze ibintu nazanye yaba ari ishyari nibiki waya ntago ari ishyari umutwe undiye gusa kubera yuko ntameze neza urananiwe mu Rwanda n'ubutezi bagiye naniwe cyane reka nanjye kuruhuka kandi tuzasubira pastor umurimo tubikomeye tukore
tuzagera isiyoni. Dore urugendo rw'inzira ngo ntuzatenguhe. Urakoze cyane. Ndakwifuza kugera aho ngeze ubu. Sawa sawa. Sawa. Ntabwo bishoboka. Bishoboka bitera kugira ngo pasiteri koko muzima atinyuke agambana itorero yagiye mu mahugurwa kandi yahawe tike n'itorero. Bishoboka bitera. Ye madamu. Madamu. Esipe? Karame. Enda hano. Itorero ryagujije ishyano. Itorero ryagujije ishyano. Ibintu ntabwo binashoboka. Bimeze bite se kuri kuza wivugisha? Neza. Itorero ryagujije ishyano. Habaye iki kandi? Pasiteri muzima yaragiye twamutumye kujya kuvugira itorero hanze. Aragenda rikora amanzaganya ubu ngubu ndetse riri mazi abira. Yakoze iki kandi pasiteri Ifite pasiteri ararihiritse pe. Pasiteri yabikora. Pasiteri yahitse itorero. Ibyo nkubwira ubyo yahiritsemo dore urugero kumeze. Pasiteri yaje. Sinumva ari byiza se nagaruke twari twaramubuze. Twongere twigire mu mwuka duhimbaze. Ushatse kuvuga se ko njye basenyera ayo mavuta ntimwe yajyemo? Oya mugabo ntumva wanyumvise nabi. Ntagaruke navuze. Iyo mufatanyije umva imbaraga zititiza abantu mbese urusengero rugatikira. Nicyo nashatse kukubwira. Pasiteri ahari rero urumva ko ibintu byagenda neza mu rusengero. Ntabwo rero pasiteri ibyo ariho arakora. Njye musanze ariko imikino yo koza soni. Oya se kandi. Mu nzu y'Imana. Icyo kintu kucyuzi. Pasiteri. Ndavuga ni to yarihitse reka ngo none gukubita indi soni. Uzi ko Alphonsine usenye mu tero rya ukakana gato akagari k'imyaka 17. Ndakabona. Indatwi itariye. Oya kandi nawe. Icyakabiri. Uzi ko rubiza mwene urata. Uzi ko ite mitwite ari ya pasiteri. Umuntu bakomeza kubaka imitore. Pasiteri. Najya mu kwera imitore yari ihiritse neza neza. Uretse ibyo tugenda gutya twambaye umwambaro w'abakristo ariko itorero pasiteri amaze kurihirika kera nta kintu tukiryubakiyeho ndetse n'umwuka we amaze kumwitora. Icyo kintu kucyumva. Pasiteri ngende kumva umureke. Ntabwo ibyo bintu pasiteri yabikora. Aho maze yabikoraga. Kagira inkuru rero ngaho mbwira. Uko abana bajyaga gusengera mu matsinda. Nijoro bose yagendaga bakorakora. Kandi uwakorakora amutera. Bishatse kuvuga ko tumaze kujya abakobwa barenga 5 itorero twite. Uwo muntu akomeza kumwakira iryo torero. Ari pasiteri urabizi neza. Ibyo mubwirege ni ukuri ntihagazeho n'amaguru yanjye yose kubera ko ibyo namwisangiyemo bigaragaza uwo ari we. Niba musanze mu rusengero ariko yimikiza ko imikino yo koza soni ariko pornography. Ngari kuri udusitire dushyashya. Uru iryo torero ryazakomera. Udusitire bwoko gise kandi. Cyangwa yigaga stile zo kugira ngo tujye dutitira mu rusengero nyine umwukuze. Hanyuma se ko namukozeho gutya gakeya akambwira ngo inyuma niho heza. Toka satana bazimubasha. Ngo yagize ate? Tumufungishe nye. Akuzi ko ako kantu ariko se twamufungisha tukamugira umugore w'umupfakazi. Ko bari gutanga bashyira mu bwenge ahubwo twamukora mu itorero. Yego. Iyo abantu babonekerwa gute? Babonekewe na Bikira Mariya. Ariko nimukadufira abantu babinywa inzoga banywa amatabi babonekerwa gute? Ariko se kari ukutemera ibyo bikubuza kuba umukristo kuba umuntu yabanywa inzoga. Yesu bavandimwe. Haleluya. Amena. Yesu nashimwe. Ahimbaza. Yesu ashimwe. Ahimbaza. Meze neza. Tumeze neza kabisa. Nawe uraho ushobora komera. Ndaho ndashima Imana. Muvana. Mwihangane ibibazo mwagiye twarabyumvishe. Ibihe bibazo? Ubushikiye bamuteye inda. Ibyo byo twarabyakiriye. Hanyuma se yimuteye we muramuzi? Oya wapi nawe twamenye. Reka mukubwire rero. Mumbwire kagira inkuru. Uwamuteye inda ni wa muntu mutapfa kumenya uwo ari we cyane yuko yigize pasiteri yigira umubishopu yigira umutahajuru ni wamuteye inda. Pasiteri w'itorero ryanyu ni wateye mushiki wawe. Igihe kintu aracyumva ute? Musigare mubiganiraho naguhaga amakuru. Nese ubwo ugiye umbwiye neza. Oya uzabaze bazakubwira. Gusa ayo makuru ajyane mu rugo abwire yuko pasiteri wateye mushiki wanyu. Samugiriye byiza ye. Ubwo amakuru mbahaye murakoresha icyo mushaka. Ariko Jaffe uzikare mpamvu sister yanze kubitubwira kubera ko yumvise biteye so niko pasiteri yamuteye inda. Ariko ibyo ntabwo ndi kubyumva. Nzi ko pasiteri wacu yitonda. Naho ubundi pasiteri ko yagenda kose cyane tugomba kurimurikamo. Wose wagiye babwira ibyo pasiteri yakoze. Umva buri rugo hose nahageze nta muntu numwe nasize ntabwiye. None babyakiriye bate? Batiyo ndaya tuyihirike. Birangana nkahita pasiteri. Biranga. Yo fofo
wihangane disi namenye amabi pasiteri yagukoreye. pasiteri se yankoze ibisi icyo gihuru cy'umugabo wawe gisambanya abo kibonye. Sheri barambeshyera genda kwica. kugira ngo niwe wenyine ahubwo icyo kigabo twese kiradutungana. Wihebye ngerere mu Rwanda cyangwa byazenda y'ukwezi kumwe wowe turabivugana.